Muraho mwese, ni Christina kandi ibintu mubona hano inyuma yanjye by'ibipapuro byanditseho ibintu byinshi yari n'amasomo yo muri Bible mba nanditseho kugira ngo mfate mu mutwe cyangwa se bimfashe nk'igihe ndi mu kazi nkaza nkayisoma nkakomeza nkayiboroka. So anyway, dukomeze uko karagaciyemo. Video y'uyu munsi iravuga ngo iyo umaze kumenya Imana ukorera. Iyo umaze kumenya Imana ukorera nta kintu na kimwe kigutera ubwoba. Iyo umaze kumenya Imana ubushobozi Imana ifite cyangwa se Imana ikorera, ubushobozi ifite, nta kintu na kimwe kigutera ubwoba. Niyo waba uri mu ntambara zimeze gute, iyo uzi ko Imana ishoboye iyo ntambara urimo urarwana ntabwo bigutera ubwoba, kuko Imana irashoboye. Imana ifite imbaraga zirenze izaba abantu ntashatse kuvuga nyine bo hahandi ubwo wamenye icyo mvuga. Bamwe tutagomba kujyamo ariko hari abantu benshi babajyamo. Imana irashoboye, Imana iraturinda, iturinda kuruta uko bari abantu baduha imiti ngo iturinde. Imana iturinda amaksida menshi. Imana iduha umwuka duhumeka. Imana niyo idukangura buri gitondo. Imana niyo iguha ingufu zo kujya ku kazi. Sinzi uko nabivuga. Iyo mvuga Imana mba numva birenze ubwenge bwanjye, muri make mba numva nsa naho ndimo ndarya ubuki. Niba hari ikintu kiryoshye kuruta ubuki rero ubwo muzambwire nacyo nzakigura. Sawa rero, ubwo yari Christine karakanyuzemo, ubwo tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde kandi mwe mutarakora subscribe, please share, comment, ubwo tuzasubira. Ariko nzaba mbakumbuye cyane rero buriya, ariko nta kundi nyine tuzaganira ubutaha. Bye for now.